mujyane ku ishuri. Bana good. Kasubiremo. Uko gasabe. Kajya kisiga amavuta. Kwivuza. Kandi siga papa kutware kandi kwandikisha ku kindi kigo. Bana kasura. None surumva nagera natariye kandi ibiryo byayo mu nkono. Wowe urwara inzoka, yuri ibiryo bya mu gatondo urwara inzoka. Genda urabirya. Waramutse utema maruto. Ndaho. Narangije gira vuba twakererewe. Njyana umwana kumwandikisha. Ndetse mbanze na nambare. Kanambare inkweto. Kibagiwe madamu we banze nambare neza kugira ngo ningenda bajye bavuga turamugabo arashoboye ariko nsanga byahiye sanze bitahiye wanyu ujye wanyu pe Sanga nabihishe umwana wanjye agiye ashonje. Erega buriya rero ninza afite indi gahunda ahandi hantu ndahita njya mbanze rero nambare inkweto ahubwo urabona hari hepfo hari igisayi kidahinze ubuse kugiye kuramuka ntacyo uri gukora ntabwo waba gukora akabyiza ugatora. Nta kibazo ndabategurira icyo kurya usange cyahiye gukora nzabamuranije. Urabizi se reka mbanze nicishemo akantu kugira ngo izi master naze kumeza neza harya gasaka Funga! wagakoze karegetse ntusome hose Ayemite bami ntabwo umugabo agomba gucura umugore rutozi we cano twerekere. Nene tujye bikote wambaye ko. Tujye bikote wambaye ko. Yose arije kwandikisha umunyeshuri wanjye urabona ngira ngo ushobora. Tujye bikote wambaye ko nguko ajyana ni ibinyabiziga. Ibi ntabwo ari ibinyabiziga byakora ahubwo nyine minisitiri nyine twasanga twinjira. Rwana muri karitsiye bararuza. Jesus is Lord. Tuwe bakizanye kucyandikisha ku kigo cyacu. Mana we noneho turapfuye turashize. Noneho reka ngutere story. Bamwirukanye kabazana bamwirukana ruhoko rubundi amashuri yose baramwirukanye none bamuzanye ku iki kigo cyacu. Kucyamilake. None hibaze na kabahinda abana bo barambwira amakaramu ibitabo agakaramu kanugasiga hano ngugiye kuri toilette basanga mye abatisha bonyine amabuye agiye kumva rero mwana uramuzi akagatabo ntuzaza ugasigaho wicaye kuko uragoye
ntabwo biri bukunde. Gute ariko basumura bazi uriya mwana Iki gitabo cyaramenze ntabwo byakunda. ugasigana na nyamusanga katagiye Ntabwo byakunda njyewe n'ukuri ndabifuza. kwa umuntu arakubwira cya gitabo kigiye kiri hano Igitabo cyanjye bakibye noneho ndabwira papa gute. nungu iki gitekerezo ndabizi yuko bari bahagaze hano bageze hariya barimo kugenda basanga aho umwana ari wagitwaye Ntabwo byashoboka, ntabwo yaba yavuye hariya ngo agere hano atamugoye. tubakurikire Tujya kunywa. Jesus is Lord. tugende No more worship to your Lord. Ntabwo ari bwangire none. wa mwana nawe ko wananiranye mu cyo gitabo kivanyeho tutuza twe dukora ibintu tubizi sanza ahantu bandikiye ibifunde igenda yanyu wese umva ari mikosi uzi se guhinga umuntu aba yarahinze akandi kuzi ngo ntabwo aba yaravunitse utangiye kuzana ubujura bwawe hano urukogiza abo wakibye uraba nabaze ishuri ariko nyiza kujyayo ndakibasubiza hano rero tugenda iyo mico yawe nta nubwo mba nyishaka njyewe hariya wamubonye kandi wagira ngo aragifite Nitumufata ntabwo ari bwancike. Okay. Yari kumubita urabona ngo karanyibira igitabo. Uretse ndanabibure vuga kuri headmaster. Haye mite bami. aha singa iki Apart from here, please. sini we iki gitabo wagikuye umbabarire ababyeyi nayo imbazana igitabo cyanyu nani ndakiguhaye Yesu. nyine sanza mwana ikimwarebye nzanga ndanga urana hasa n'ibishimbo ibyo wasanze byanditse Jesus is Lord. ku kigona ariko nta n'umuco kigira we ko wajya ngo papa ntabwo yakwigishije imico Sha. Urahonye nuko udusabye imbabazi naho bundi. Ntabwo wari kunyira. Twigendere. Damnation. headmaster korera hanze bakwirukanye muri ofisi cyangwa se urufunguzo waba warusize mu nubwo bindeba ahubwo narenzanye umunyeshuri kumwandikisha no nabi Kamata karatasi utaona mafunzo nyipo humu papi. Sikia, kamata papi usome nani bibiko humu nje utayama maeneo ya humu. Umesikia? njye ntabwo numva ibyo uri kuvuga Pardon monsieur. Yani elezea watu walikuwa sikia vile niko waambia kwa msao utaelezea watasikia. Viko na kitabu. Ikala hapa kwanza. Okay. Kuelezea watu ili wapate ufahamu kwa hiyo hapa maeneo. aravuze ngo fata urupapuro urusome urebe ibisabwa ku munyeshuri mushya. Haye mite fata mwana werega njya kwiga byansomera kumva ibyo bari kuvuga tuhere pepa esheshatu imyeyo 20 ibafu zitatu Umwana wawe no more worship to your Lord. Damnation. ko umwana wazi gusoma neza muze namushimye pe. Erega n'ubundi byusaba erega nibyo umwana wanjye ahora ari uwa mbere mu ishuri ni uwa mbere kwiba ntiwamucika wanira iryo ku ishuri cyangwa se kwiba utuntu tw'udukaramu b'abana baba baje bo mu ngagari bahaza udutabo n'utuntu tw'aho ngaho nyine tu umwana wanjye byose ahora ari uwa mbere nta hantu umwe yamutsinda iyi ni uwa mbere pepe pepe Bali wanasoma nini?
Niambie mzuri nielezee sema. Yeah? Bo mubyeyi ibyo bikoresho bisabwa kwa kino kigo kandi mugerageze mukurikiza amabwiriza. Turabyumva rwose pe. Unasoma kila ne? Aravuze ngo umwana waje kwiga mu wakangahe. Sha njye uko mbibona mwamushira uwa gatandatu. Mwana nasomea wapi? Uyigiraga hehe ataraza hano? Sha yigaga Rogo. Ariko mubyeyi umwana wawe ukunangana kwera kwiriye kwiga mu wa gatandatu. Ni cyane rwose arabikwiriye kubera ko muri cya gihe cya corona mu gihe cya corona ibiraje. Ije rero yigaga mu mwaka wa gatanu ariko ubu ndamubarire wa gatandatu kubera yamaze umwaka wose atiga. Guro ndumva ngiye mwamushira mu wa gatandatu ubwo atize ubu yaramenye. Urimo muransaba umwana wanjye kwirirwa bakuburira ikibuga. Noneho byongeyeho ngo numva ngo nizatoyerete pepa aje kwirirwa yihanagura nsobanure mutarudia kesho ili tupate kubaongezea yule utuvungie mzuri sana. Aravuze ngo mugende muzagaruke ejo nibwo azakurikiza amabwiriza anagendera ku by'abandi bana nabo bari gukora. Ntago bizamugorerega ni ibintu byoroshye abandi bana bazagenda bamwerekera. Sabwo ndabyumva none reka mbe ngiye.